ibyo yashyize mu nzu y'Imana. Akaga abana dufite uyu munsi reka nishyiremo ko nanjye imbere ubundi wari ubizi mu mategeko buri gihe nubwo waba uri umukecuru uba uri umwana imbere ya nyoko. Uracyagera ucyafite umubyeyi niyo utamufite imbere ya nyoko uba uri umwana. Yari yarakoze uramuhanuzi. Hari abantu bataduteganyije ariyo mpamvu we yaratanze arahaha arapfa aragenda n'ababiriye barapfa baragenda n'uwabibwiye arapfa ajya mu ijuru ntiyaboneka none abishyuza bameze nabi. Yego nibwo Imana yavuze ati icyo yakoze iki ndagarura abana be ahubwo n'abanyazi bene wabo. aho hantu rero uze kwasobanura neza ni gute abaturwanya noneho bavuye muri bene wacu kandi bakabaye baturwanirira kugira ngo twambukane. Ntacyo hari kimuririmbye yakoze ntacyo uwo muri kora aricyo yakoze ntacyo ariko umusamariya wo ku ruhande unanenwa utemera afata umuyuda bene bo bamutaye napfe tugabane napfe tubivemo napfe tugende reka dukora ibintu tumugambane reka dukora barabizi bazi impamvu. None ndasobanukiwe niyo mpamvu hakurya kuva hakurya kugera kukageza hava ntawamurwanyije ntawabarwanya rwose ariko kuko nyine hari abandi hakurya ntazatera imbere ntazabyara nabyazarumaze ntitubikeneye ntawe uzamukira mwene kanaka wo kwa runaka yadukira ntitwanamushobora reka tumuzimye awe gusa. Oya nicaye na hano uzagera mu bana b'abapasiteri cy'abakozi b'Imana nta muntu Imana ibwira ngo ndi Imana ya so kuko ari umuntu adakorera Imana muri Imana ibashima still usaba ngo ndi Imana yawe ndi Imana yawe nuko hari ibintu baduha ibiryo n'ibishyimbo nabyo hari abatanabiduha ariko habyo gihe data yampaye hari abatanabiduha agasiga kubyaye akagutaho gusa ukaba uri ku ruhande ku buryo Imana idashobora kuvuga iramubwira ngo ndi Uwiteka Imana ya sonde Aburahamu kitashyize moteri Yakobo abonetse ngo ndi Imana ya so Isaka ya sokuru nde Aburahamu nzaguha igihugu narahiye. Urumva deje igindi kupi aho ngaho rero buri gihe ko ntacyo badusigiye nta nicyo banaduha niyo mpamvu gushiftinga tuva muri ibyo bintu bakoraga twinjira mu kubaha Imana byanga byakunda ni kakageze hava dukwiye kuyoboza Imana inzira dukwiye gucamo twebwe abacu n'ibintu byacu kubera ibintu byacu bizatunga abana bacu. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi imuha amavuta ngo gende uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Nshuti bakunzi ubumwe bw'abera ministries abantu mwakoze subscribe abantu mudahwema kwerekana yuko mukunda umwe bw'abera ministries Imana amahoro ibaho umugisha ibarebe neza bishimire ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyibaha niba mutameze neza iki ni gihe cyanyu cyo guhembuka kuko aha rwose twahaboneye byiza twaharonkeye byiza Imana y'amahoro rero ibishimire kandi baho umugisha mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Mwaramutse neza mushumba. Mwaramutseho. Amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amen. Niyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yari ariho asenga Imana yamuhishura abantu benshi basikamiye n'amateka y'ibihe imuha amavuta itigende yasige kuri bariya ubuzima buhinduke. Abimana yakwerekaga barabahe mushumba n'abantu bose bari batuye kuri iyi si kuko abantu benshi bafite imihangayiko itandukanye rimwe na rimwe ibibazo babo ntibabimenye ari ibya karande ari iby'imivumo ari iby'abadayimoni ari byo basize ingaruka z'ibyaha n'ibindi byinshi cyane byagiye boneka ku bantu ugasanga rimwe na rimwe abantu bagiye kuba kure y'umugambi w'Imana noneho Imana inyereka abo bantu bagoswe babyare inda zitateganijwe abantu bize bagumanye diplome zabo abantu bahura n'ibibazo mu buzima mbega ugasanga ari ba bantu bagombye kubaho neza ariko ubuzima bukaba butsibukamiwe ndetse ntibabashe kumenya ngo twabikemura dute twabigenza gute twanyura hehe bityo rero abantu bakeneye kuyobozwa
bayobora inzira, kuyoborwa mu nzira bakwiye kwegera, kuko burya nta kintu wakora udafite Kristo, nta kintu udafite Imana. Rero ugasanga abantu bararwana intambara ariko itarangira, kubera ko ntibazi uwo barwana nabo, ntibazi n'icyo barwana nacyo. Bakeneye gusibwa amavuta yo kumenya ngo turarwanwa n'umwanzi, turarwanirirwa n'Imana, kandi dushaka kugera ku ntsinzi ikomeye. Niyo mpamvu ikintu cyabonetse ngo nuko rero akira amavuta ugenda uyasige bariya ubuzima buhinduke. ubuzima buhinduke. Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali nta gatatu y'abadiaspora, abantu bakunda umwe bw'abera ministries, abantu bakoze subscribe, abantu badahwema gutera comment nziza, abantu bakunda mushumba, abantu bakunda batumirwa mushumba agenda azana uko bukeye uko bwije. Imana y'amahoro ibaha umugisha, abantu muhamagara mushumba mukamuganiriza, Imana ibaha umugisha kandi bishimire mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Nukuri ndababwiye ngo mukomeze kandi muzabona ibyiza, kuko nta wakoreye Imana neza ngo birangiriraho, ahubwo ibyiza biri imbere, kandi ibyiza mugenda mubibona. Hari abantu benshi bagenda berekana ko bagenda babohoka. Imana ishimwe cyane kandi ibaha umugisha, ibishimire, barebe neza, ibihe ku mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha. Nukuri museke munezerwe mu izina rifite imbaraga rya Yesu. Mushumba basenga Imana tugatangira ikiganiro cyacu cy'umunsi, kuko ndumva umuntu ngunjya ndashaka kukubaza, ntabwo nayemeruka kwicara ku mwe bw'abera ministries ngo tuganire ibintu bifite ubwenge, kandi ndabizi ko uyu munsi wa none mwari musanzwe mukora ibintu by'imbaraga birimo amavuta bidakenewe ku umuntu nyine yaguhagarika ati aho wari uvuze ngo iki, ariko uyu munsi wa none yenda mwari mubikumba, abantu mukumba ibiganiro byangira mushumba. Imana ibishimire, ariko mumaze iminsi nukuri muri mu mavuta yo hejuru. Abarikiwa sana, koze cyane, Imana iguhe umugisha. Mwasenga Imana tugatangira. Turagushimiye Imana yacu ko twemereye kuba turana muri ubumwe bw'abera ministries kuri uyu munsi wa mbere, aho dutangiye Mwami Imana icyumweru cyiza cyane. Mwami turagushimira ko natwe mu masengesho y'iminsi 7 y'abanyatwe mu buhanuzi bwari butambutse. Turagushimiye ko kino cyumweru ari icyumweru cyiza cyane twinjiyemo, kandi Mwami ugiye kwa natwe muri byose. Umugisha umukozi Emmanuel, umugisha nanjye Mwami, umugisha n'abandi bakozi Imana bazaboneka icyo kiganiro, ufungura amarembo y'uburyo n'ubumoso nashobora gutera imbere, ko tuzi kuri Imana ibikora neza. Ndagushimiye n'uhabwa icyubahiro Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nkurikije isengesho usenze, Imana y'amahoro iguha umugisha kandi kwishimira mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Nkurikije mu isengesho usenze isengesho rivuga ngo mu byo mwanyuzemo hari iminsi 14 y'ubuhanuzi, hari iminsi 7 y'amasengesho mwari munyuzemo. Naranezerewe cyane. Ese iyerekwa ry'amasengesho n'ubuhanuzi yari ryavuye he mushumba? Ahantu ryavuye navuga yerekwa, no kuvuga ngo ni Imana yatanze icyo bita urugendo rw'iminsi 14 y'ubuhanuzi, twuzure bw'Imana. Hanyuma haza kubaho no gusenga k'umwihariko, dusenga kugira ngo Imana ikore ibitangaza kandi abantu bashobore kugera kure hashoboka. Ni icyo kintu cyatumye dusenga Imana, tubohoza izo nzira zose kugira ngo abantu bamenye neza icyo Imana ivuga. Iminsi 14 yaravuga ngo nuko mbakura mu mva zabo. Abantu bari mu mva zitandukanye, hari imva z'ibitekerezo, hari imva z'amateka, hari imva z'agahinda, hari imva z'ubukene, hari imva zo kwangwa, iz'ubupfakazi, ubupfubyi. Mbega abantu ugasanga bagotewe muri za myobo, muri za mva, mu byose baragoswe, kandi ugasanga inzira yo kuvamo ntiyari ihari. Rero bwari ubuhanuzi bukomeye bubwira abantu ko Imana bakuye muri za mva zabo. Hanyuma tugira amasengesho y'iminsi 7 rero akomeye cyane, yitwa ngo rambura ukuboko usingira ibyawe. Ubundi buriya Emmanuel nta kintu na kimwe kiri kure y'umuntu, ibintu byose biba hafi ye, ariko karande n'imivumo n'akabutindi zose tuvuga buri munsi bimubuza kubona icyo Imana yavuganye nawe. Nuvuga ngo bimuri hafi, arabireba, ariho kugira ngo asingira bifate ni ikibazo. Urugero rwa mbere, bantu uzi neza ko bagize gutya bagatakaza intorezo yabo, kandi aho yaguye baraharebaga. Byasabye ko haza umuhanuzi, arangije aca igiti ayijugunyamo. Kubera iki? Ishoka ntikwikirwa mu muntu, ntikwikirwa mu cyuma, ishoka kwikirwa mu muhini w'isuka, umuhini. Kandi umuhini nawo ugaragara nk'igiti, igiti ni Kristo agomba kuzakibambweho. Noneho arayijugunyamo, irareremba, ariko arabwira ngo nibara
barambura ukuboko basingire. Ushobora kubona ishoka bireremba, akazi kawe gahari, ibyo ukora bihari, ariko amaboko atambuka ngo yakire ikintu cyawe ukabona ntayibonye. So twari mu masengesho bavuga ngo rambura ukuboko usingire ibyawe. Urumva ko ntibiri kure, manu yari hafi, umwana ari hafi, ubuzima buri hafi, ariko imbaraga zo gusingira ibintu byawe nizo ziri kure kandi zazikenerwa muri amasengesho y'imisi twari turimo bavuga ngo rambura usingire. Nanjye icyumweru mbanze nihereho jye ubwa mbere. Umunsi wa mbere tuyatangira. Niwo munsi Imana yampaye icyangombwa nifuzaga. Umunsi wa mbere. Kandi nkibona vraiment mu buryo bukomeye. Cyangwa nifuzaga kiremereye. Ku munsi wa kane Imana inkorera igitangaza ndakibona. Ku munsi wa gatanu nari mfite ikibazo gikomeye maranye imyaka 45 mu buzima. Ugiye mfite imyaka 58. Imyaka irenga ngifite. Ku magambo umuntu wagombye kuba yarabyaye wambyaye yakambwiye yambwiye yacuramye nyabika igihe kinini. Uranze kwinjira mu mateka. Numvaga hari abantu bagera kuri batanashobora kuba bari kandi muri famille kandi batakiriho. Ariko umunsi nibwo nasanzwe irambwira ngo babarira ubohoke ngo umugisha. Kuko ndebye sanga inzu ndimo ntabwo ari data, amashuri ifite ntabwo ari data, ibyo ndimo ntabwo ari data, sanga ni ubuntu bw'Imana yangeneye. Hari rero tutinda mu bikomere by'abantu badukomerekeje ntitubashe kubona umugisha w'Imana Imana yaduhaye. So rero ngo abantu ibyawe bari hafi, ibyawe birabegereye, ariko babuze imbaraga zisingira. Hari igihe yibwira ko kubifata biri buce kuri mwene se cyangwa biri buce kuri nyina wabo cyangwa bice ku mukazana wiwe, ariko buri muntu wese ngo singira ufate. Hallelujah. Amen. Twarimo dusengura bivuga ko singira wakira ibyawe wowe kwifata biciye ku ruhande. Yego. Niba nanjye ndi gutekereza nkageza ibitekerezo aho hantu uvuga ngo byari bimeze nka kwa kundi igihe umwana bagiye kuvuka ariko hakeneye gupushinga kugira ngo abifate. Yego. Ibise bize umwana avuke. Yego. Mbese icyo mwakoze mwateye tobari ibisubizo by'abantu? Oya ntabwo twateye tobari ahubwo ugiye kuba nk'abasatuzo muri Miss Mego. Amasezerano y'Imana ntabwo batera tobari. Amasezerano y'Imana ntabwo aterwa tobari. Ntabwo wamaze yo kumwongahora. Amasezerano y'Imana ntabwo aterwa teobari. Teobari batera umuntu kubyara byananiye, ahubwo bo kubyara byari bihari. Yego. Ahubwo ntibazi aho babyarira, ntibazi n'umubyaza, ntibazi no gutwara izo tuma babyara. Teobari ni uwiteguye akajya no kwa muganga inda ntivuke. Rero ikibazo bafite ntibazi ibitaro byababyaza. Yego. Hari igihe beshya ko ari idini ryabahereza ibyo bifuza. Hari igihe bibwira ko ntibamenye neza ngo ndasingira fata ibyanjye. Burya no kubyara rero burya mwana uzabaza no kuzababyeyi bari kubwira burya nindi giye kuvuka nibise bikaza. Hari ikindi kintu iyo kitabaye muganga ari yaranje akagikora. Bagomba gupfumura placenta. Cyo bita kumena isuha mbivuge mu magambo mu Kinyarwanda. Nubwo indivuze hari ahantu bagomba gukanda amazi ko umwana abarinzwe n'amazi. Yego. Noneho bakagomba gukora ariko ntabwo ari ubyaro bikora kuko abari kwigise abakeneye umubyaza. Kandi muri iyi minsi dufite ababyaza babi. Yego. Ndanabivuza ariko kubivuganye uburakari mushumba. Dufite ababyaza babi. Yego. Nyamara byemera. Ndabyemera cyane. Dufite ababyaza babi. Nk'abandi bari Farawo yari yatumye. Yego. Kugira umwana agapfira mu nda, agapfira mu matako, umwana agapfa avuka cyangwa akagera hanze yabuze umwuka kuko na nyina wo kumubyara ntiyapushinze. Tiyoherwa umwana. Rero by'ukuri twabwira ngo sobanuza Imana, singira fata ibyawe, fata inzu yawe, fata ubuzima bwawe, fata icyerekezo cyawe. Urabifata uri hehe uri kwande. Niyo mpamvu kino cyumweru dufashe cy'amasengesho kiravuga ngo Imana ikuyoboye inzira yo kugera ku cyawe. Niyo mpamvu uyu munsi wa none aho nari ngiye guca mu ijambo nagira ngo mbuze abantu bakurikiye umwe bw'abera ministries n'abazakurikirana. Hari umugani bavuga ngo iyo ubuze icyo ushaka, iyo ubuze icyo ukunda, ufata icyo ubonye. Ufata icyo ubonye. Uwo mwuka ndabanze mu izina rya Yesu. Icyo ushaka ugomba kukibona. Wifata icyo usanze. Iyo ubuze icyo ukunda ngo utore icyo ushaka ntabwo ari byo. Uwo mwuka no gucika intege. Icyo ushaka aba ari cyo uhabwa. Hallelujah. Amen. Ijambo ry'Imana rigaragara mu Bagalatiya mu 10 ngo isezerano Imana yasezeranye
ngo nubwo ryatinze ngo ntiryakuweho n'imyaka 460 yahise ngo amategeko yaje ntiyigeze akuraho isezerano ry'Imana. Bivuze ngo ntabwo isezerano ry'Imana rivanwaho n'imyaka Imana yavuze cyo kiguma ibihe byose. Kugira ngo sindisoma ndi mu mavuta ariko amen undi yo tuganire nuzura umwuka we ahubwo witegure niyo mpamvu unkundire ugiye gukomeza cyangwa nkubaze kuko nateguye ibibazo by'umuriro. Ni umuriro ariko nkubwira ko iryo jambo nashaka gusoma kugira ngo baryumve ryo mu Bagalatiya ya telefone ariko nabona ntazi neza igenda nayo. Ariko ryo mu Bagalatiya rero mubwira ikintu gikomeye abantu bakwiye kumenya ijambo rikomeye avuga ngo isezerano ryayo reka nze ndikwereke ntirikurwaho n'igihe rimaze. Isezerano rwose umwana nahageze igihe ntabwo njya ntinda ndumva nahageze kuko turakora ikiganiro abantu bashiri kuvuga ngo jyewe ngo urabona ngo nabuze ikintu icyo ushaka ugomba kukibona. Nta mpamvu yo gucika intege, nta mpamvu yo kunanirwa mu buzima ngo usange umuntu yaraguye, ntabwo ari byo. N'Abagalatiya 17 haravuga ngo ibyo mvuze ni ibi nuko isezerano Imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo ryice cyangwa avuguruze uwarisezeranije. Nuvuga ngo icyo Imana yaguhaye ntikivanwaho n'ibindi bintu, icyo Imana yaguhaye ntikivanwaho n'ikigoye, icyo Imana yakubwiye hari ikintu gikwiye kuba cyagakozwe kandi kigatekerezwa. Nuvuga ngo haba imyaka, haba itegeko, iry'abayobozi, iry'abasanzwe, iry'abaterana, iry'abakora, nta kintu kibasha guhindura itegeko ry'Imana uko ryaba riri kose. Ngira ngo nicyo nshaka kubabwira rero. Niyo mpamvu icyo Imana yakubwiye hano ku bumwe bw'abera ministries ni icyumweru Imana ikuyoboye ku byawe mu izina rya Yesu. Amen. Yego urakoze. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi bishimira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Impamvu nari nzamukiye ku bana nuko uyu munsi wa none nateguye ni ibibazo bigera muri 3 ariko ndagenda nkubaza kimwe usubize nugeraho numva nyuzwe cyane. Noneho dukomeze. Ikibazo cya mbere kirakubaza gutya mushumba, ndabariza n'abadukurikiye, ese ni gute umwana yamenya ko inzira azacamo mu gihe ababyeyi batayimushakiye iyo nzira? Urakoze cyane. Reka nsoze na B. Ese mushumba byaba bihuriye he na karande? Kuko hari igihe umwana avuka agasanga nta nzira ihari, n'ababyeyi nabo ntibigeze batekereza iby'inzira y'uwo mwana. Ese bihurira he na karande n'imivumo ugenda wigisha ku mwebwe? Urakoze, ndagushimiye cyane kuko mu bumwe bw'abera ministries hari ijambo dukwiye gufasha uyu munsi muri Bibiliya rigaragara muri Ezira 8 umurongo wa 20 ngavuga ngo maze ntegekera kwiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugizi ahava kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Urumva harimo uburyo butatu. Aravuze ngo Ezira ngo nuko ntegekera abantu kwiririza ubusa aho ngaho kuri ukageze ahava kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu. Kusubiza cya kibazo wambajije ngo tuyoboze inzira idutunganiye twebwe abana bacu n'ibintu byacu. Iyo abantu cyenda mvuga muri rusange ko tuganira mba nafashijwe mu buryo butandukanye. Ndashaka abantu bumvira ijambo. Ezira yari umuhanga w'umuhanuzi w'umunyamategeko kandi akaba n'umwanditsi yanditse ibitabo byinshi cyane. Ndetse babaha iki ijambo ruvuga ngo kuko yatinye kubwira umwami ngo amuhinga avuga ngo Imana irihagije. Ruvuga ngo kuva Ishushana aho bari baje bafite abana n'ibintu nabo ubwabo. Ese kuki yavuze ngo twebwe ugabo nabakuze kuko inzira nziza umubyeyi agize ni nayo nzira azaraga umwana we. Ariko mu nzira y'umwana haba harimo n'amahirwe azongera ku yose yamusigiye. Ariko Dawidi domaine fozari. Ariko Dawidi yabwiye umuhungu we Salomo aramubwira ngo mwana wanjye jya wumvira Imana ya so
iyo nakoreraga aba ari uzakorera. Amategeko ntuzayaca cyangwa ibumoso. Ageze ku nzu y'Imana ukuntu yamubwiye, yaramubwiye ngo iby'inzu y'Imana narabyiteguriye, yego, ariko nibikubana biki, yego, nawe uzagire gute, uzishake, yego. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bacu iyo nta ruhare bagize mu kudutegurira ahazaza, kuko usanga ababyeyi benshi muri iyi minsi baduha ibiryo, baduha amashuri, baduha ibintu byose, ariko ntibaduteganyiriza mu buryo buri spirituel, ntibaduteganyiriza mu buryo bw'umwuka, ntibaduteganyiriza mu buryo bugaragara bukomeye, ahubwo usanga baduteganyiriza mu buryo busanzwe bumeze muri ubwo buryo. Iyo rero turi kuri aya magambo y'Imana turimo tuganira, haravuga ngo Inzira, we n'abana, icya mbere abakuru bagiyemo, icya kabiri abana barateganyirijwe, gatatu n'ibintu byabo. Wibuke Farawo agiye kurekura Abisiraheli, yego, yarababwiye ngo ijambo natinya, avuga ngo ndabarekura ariko hagenda abantu bakuru, ariko mwebwe abantu bato, abana banyu n'ibintu byanyu bisigare he mu Egiputa, abakuru mugende. Ko burya umukuru abagenda apfa, kandi ibyo urimo ukora nibyo uzasigira abana bawe. Yego, aramubwira umukozi w'Imana Mose ngo hoya, twebwe n'abana bacu n'ibintu byacu turava mu Egiputa. Cyuma n'ibintu bitatu, twebwe abakuru, abana twabyaye n'ibintu byacu. Kubera iki? Umurage mwiza dufite, yego, twakoreye Imana tubitransfera mu bana bacu. Yego, bitabujije ko umwana wacu nawe hari undi mugisha Imana yamuhaye, yego, ariko bivuye kuri ba babyeyi. Nariyo mpamvu Herode yavuze ati oya, nako Farawo ati abakuru ndabarekura mugire gute mugende, kuko ngapfa mu bantu bagati wa mugabo we rekura abantu bagende, kuko baduteje ibyago cyane. Farawo atariko nubwo nabarekura, haragenda abantu bakuru, ariko abana babo ndabasigara. Yego, ndetse n'imitungo yabo ndayisigara. Kubera iki? Imitungo niyo izatunga abana. Yego, kubera iki? Abana n'ejo hazaza. Rero Satani buri gihe n'imivumo n'akarande kwica hazaza aho umuntu ni hehe. Biriya yaravuze ngo gukomera kwacu kuzerekanirwa ku bana bacu. Nuvuga ngo abana batubyara nizo mbaraga zerekana abo twari turibo. Rero karande ifitemo uruhare n'umuvumo, kuko yataka twubwacu, abana twabyaye, ndetse n'imitungo yacu. Yego, umubyeyi udukurikiye arahita atekereza ngo ni gute nacira noneho inzira umwana wanjye azanyuramo ngendeye kuri Dawidi, buryo Dawidi yarunze ibikoresho by'inzu y'Imana. Aravuga ati ibyo ntakoze, hari abami b'inshuti zanjye, abo nabo bahise baba abami bawe, ariko nawe uzishakishirize. Uyu mubyeyi arategurira umwana we kugeza hehe, cyangwa se aracira inzira? Kubaza ikibazo cy'ubwenge, kuki atamubwiye ati hari urutoki rurimo ibitoki 20? Ntiyamubwiye ati dore mu murima harimo ibi n'ibi n'ibi. Ntiyamubwiye ati mu bubiko bwanjye harimo zahabu iyi n'iyi, ahubwo yihutiye kumubwira ibyo yashyize mu nzu y'Imana. Akaga abana dufite uyu munsi, reka nishyiremo ko nanjye imbere. Ubundi wari ubizi mu mategeko, buri gihe nubwo waba uri umukecuru uba uri umwana imbere ya nyoko. Uracyagera ucyafite umubyeyi? Niyo utamufite imbere ya nyoko uba uri umwana. Selemande fo. Haleluya, haleluya. Iri jambo bararizi cyane. Nuvuga ngo reka mbubwize ukuri, ubundi imbere y'umubyeyi uhora uri umwana. Yego, Burugo afite abana batandatu ukajya bati mwana wanjye marwa. Ariko ugasanga no ufite abuzukuru. Imbere y'umubyeyi uhora uri umwana. Urumva ko ntabwo uri ndabyumva. Yaramubwiye ati mwana wanjye, cyambere yamubwiye ati mva ndakubwiye. Yego, ujye wumvira Imana ya so. Yego, iyo nkorera bari uzakora. Ntabwo yamubwiye ngo wumvire Imana ya Aburahamu. Yego, yavuze Imana ye. Aha. Hari igihe abashumba barwana intambara ngo kikarama ngo Imana ya runaka, no, niba amavuta yanjye nkorera muyemera nuko n'Imana yanjye uyemera. Aramubwira ngo mwana wanjye Salomo, Imana ya so, iyo nakoreraga, yego, abari uzakorera. Ntuzace ku ruhande amategeko. Arangije ajya mu nzu y'Imana, aramubwira ati rero hari ikintu ufite kimwe gikomeye. Dore nitegura iby'inzu y'Imana byose. Yego, Imana imbuza kubaka. Ntacyo ntakoze, nibikubana bikeya. Yego, uzagire gute? Uziyongere.
ntiyamubwiye ibiri mu murima, ntiyamubwiye ibiri mu gasozi, ntiyamubwiye amufitiye amadeni, ahubwo yamubwiye igishoro yashoye mu Mana. Yego. Impamvu dufite ibibazo nuko nta mirimo ababyeyi bakoreye Imana ngo igaragare. Yego. Sepere fora. Haleluya. Sinzi niba unyumvise buriya. Ndakumva. Ageri yuvewe. Wanyumvise. Ni ukuvuga ngo igishoro gikuru umusaza yahaye umwana we agiye kumushyira ku ngoma, yaramubwiye atumva. Nigeze kunyura muri comment ngo nkunda kurondogora, ariko mbangira ngo wumve iyi point. Ndagira ngo wumve iyi point. Yaramubwiye ngumva mwana wanjye, ntiyamweretse isambu, ntiyamweretse amazu, ntiyamweretse amafaranga, ntiyamweretse ikintu cyose, yarabanje amuhumura uvuga ngo iyo nakoreraga yego ariyo uzakorera. Wibuke neza ko umumowabukazi witwa Rusi amaze kugira ngo nyirabukwe amusige nawo, yaramubwiye ijambo rikomeye. Aravuga ngo mbese ati nimujye mu gihugu cy'iwanyu mushaka abagabo banyu nta kibazo. Arangije aramubwira ati hoya, we yingingira kugusiga. Yego. Abanza akora ibintu bitatu bikomeye marwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yaramubwiye ati umva aho uzagwa niho nzagwa. Kuko yarazwagiye kugwa i Betelehemu. Yego. Kabiri, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwawe. Urumva Rusi ahise yiyambura kwitwa umumowabukazi, ahubwo yaciye ubwenegihugu bw'Abisiraheli kuko yemeye ko Nawomi bazaba kimwe. Gatatu, aramubwira ngo ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye. Urumva Rusi yiyambuye kamere, yiyambura ubwoko bw'iwabo, yiyambura igihugu cy'iwabo, we atangira kwakira ubwoko bw'abanyamugisha. Yego. Urumva impamvu ati tugenderera, ati nini gusiga Imana izamuhora. Nibwo yagiye abona Bowazi, arabyara. Bowazi babyaye umwana bamwita, uramwibuka, bamwita urabyaye Yesaya, ngira ngo Obedi abyara Yesaya, Yesaya abyara nde? Abyara Dawidi. Abagishyitsi cyane cyakomoseho Kristo, ngo Yesu Kristo umwana wa Dawidi. Ntabara ntabwo ajya kuri iyo ngiyo kuri. Urumva buri gihe umusaza uzi ubwenge, umubyeyi uzi ubwenge, hari ibyo yakoreye abana be kugira ngo bashe kugira wamugisha. Niyo mpamvu umunsi dukora tuvunitse nta cyabyeyi badusigiye. Badusigiye n'amasambu, badusigiye ibyo tuzabona, kimwe nuko hari nabo batanabisigiye umunsi babayeho nabi. Yego. So rero bamuhamenye ukuri, Mose abwira Farawo ati ibyo byihorera. Ntabwo tugenda twega abantu bakuru. Icya mbere turajyana abana bacu. Yego. Kabiri twubwacu n'abana bacu n'ibintu byacu turagenda. Uzi ko yaretse ngo bagende abahe n'ibitambo. Ati mujyane mujye gutambira Imana yanyu muyikorere, ariko musiga abana banyu n'ibintu byabo. Rero hari abantu baje gukorera Imana ariko basize abana n'ibintu byabo. Rero muri aya mafuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka, aya mateka agahinduka akagubwa neza, nuko twigisha abantu yuko hari ikintu kigomba guhinduka kandi Imana igatabara ubwoko bw'Imana. Rero ntabyo badusigiye. Ngira ngo urabyumva ko bije guhura n'iki, yuko Satani karande n'imivumo byataka twe, abo tubyaye n'abatubyaye yenda, noneho bikataka n'imitungo izatunga abana. Yego. Hari impamvu Satani atera akaga, umugabo yubakiye inzu yananiwe kuyishyura, cyamunara ikamusanga akajya kugira gute kubaho kandi kugira murajya asigira abana. Birahura n'akarande tugomba kwibohora. Badatana ntacyo badukoreye, bakoze ibyaha, ingorane zituzaho. Rero kuba nta kibazo badukoreye ni icyo umubyeyi yakora. Icya mbere ngira ngo n'umwanzuro ku kibazo cya mbere, icyo umubyeyi yakora, twe twamaze kubyara, nuko twaciye mu ngora. Icya mbere usenga Imana, wirinde ko ingorane waciyemo, akabaro waciyemo, amarira wanyuzemo, agahinda wahagazemo hatazagira uwo ugakandagiramo. Mutegurira ibyo mu nzu y'Imana, nawe aziyongerereho ibindi. Mwigishe gusenga, mwigishe kubaha Imana, mwigishe gutura, mwigishe gukurira mu nzu y'Imana no gukura afite urukundo. Nashaka uba uri mu divorce, nushaka uba wenyine, ariko abona urukundo rw'umubyeyi, ntabone bya bitutsi. Noneho utangire umwubakira amashuri n'amasomo yige, ariko wibuke no kumuhuza n'ibicaniro by'Imana.
yego kurumva niba yaza kuba akorera Nyabingi yari kuba amuteje Nyabingi ariko bati Imana nakoreraga Salomo mwana wanjye yego jya wubaha Imana ya so yankuye mu ishyamba ikankura mu bwungeri ntarize barantaye baranjugunya nawe unyegera baranjugunya barampiga ndirukanka mu ishyamba nkaba ndi umwami meze gutya iyo nakoreraga ari uzakorera rero umubyeyi ikintu cya mbere naturage gukorera Imana uyu munsi twe turiho hari ingorane twaciyemo ariko Mana twemera mu imbere y'Imana ishobora byose mu cyumweru cyo Kuyoboza cyuko Imana duhaye icyerekezo cyacu tuyoboye mu nzira nuko dutegurira abana bacu bijyanye n'ibyo mu rusengero tumenye kubatangira ibitambo tumenye kubatangira amaturo tumenye kubasengera tubamurikira Imana tubajyane mu murimo w'Imana tubaha amashuri tubaha ibiryo tubaha imyambaro ariko tunabarage wa murage mwiza ariko wanyumvise haleluya ariko wanyumvise I get you umugabo umwe w'umuhanuzi abwira uwitwa Eliya ati nibwo tunyohereza kujya kureba habo kandi ushobora kunshika ntibakubwiye ibyo nakoze ubwo nahisha abahanuzi barenga 100 umugore w'umugome cyane zerenda kubica ntabwo uzi ibyo nabakoreye mbaha amazi kuki ushaka kunyicisha kandi abambereye bose baravuga ngo niba ndi umuhanuzi w'Imana umuriro numwe murangirira arangije bati noti ntacyo aza no gupfa ibyo biribagirana ariko mu rupfu rwiwe amaze gupfa abo babandi yikopeshaga ibyo kurya byo gushyira abantu bari mu buvumo ngo baramwishyuza ko abantu haryo badashobora abantu bakwishyuza ko bashaka kugira ngo benda kumutwara abana ngo bababaje bari kwishuzanye umugore wa nyakwigendera w'uwo muntu w'Imana ajya gusanga Elisa ndafashije ntabwo byavuzwe ntabwo uwabikemuye ntabwo ari Eliya yakwiye misiyo yo kwaruba mu nyunzanira habo nabindi bakuca igindura asanga ahanga nabindi ati ko nkuzura umunyamwuka ndi umuhanuzi kuko ntiwahisha abahanuzi utari umuhanuzi ntiwahisha abahanuzi utazi iby'abahanuzi ntiwahisha usenga utazi impamvu yo gusenga aho hatire pastor mbabara aho hantu hasobanure neza ntiwahisha abahanuzi utari umuhanuzi ntiwagaburira umuhanuzi utari umuhanuzi kandi ntiwahisha umuhanuzi utazi ibyiza by'abahanuzi kuko hari igihe abantu bibeshya ko umuhanuzi ari usohoza ibintu hari ubuhanuzi bwihuta ubutazihuta n'ubwo uzahabwa utakiriho buzahuta abana bawe so nshobora kubona ikintu cyangwa yarameshye nticyari yahisha abantu ko araza agaciro k'abahanuzi kuko amategeko n'ibyanditswe tubishakira ku batambyi n'abahanuzi si buryo rubizi burya ijambo rishakire kubigisha imirimo y'Imana yishakire kubahanuza Imana ikubwira ibyenda kubaho rega tugomba kumenya ko mu isi ya none tukeneye kumenya amakuru y'ahazaza so kumwe bw'abera ministries ni amakuru y'ahazaza rero nihuse cyane urumva Eliya arapfuye agiye mu ijuru arazamuye agiye mu ijuru hasigara uwitwa Elisa ngabishyuza amera nabe wa mugore umugore azatumba mbere yaho bati umugabo wanjye ari umukozi w'Imana iri deni ntacyo twarikoreyemo ngo ndyubakemo inzu iri deni rwose shwi data we yaragaburiraga abakozi yari umukozi w'Imana umugabo wanjye yakoreraga Imana none bagiye kuntwarira abana ngatufite iki dufite amavuta atinjira mu Nshuti urumva yarapfuye aragenda abariye barapfa nabo baragenda haleluya ariko imirimo yakoze isigara iri mu kirere irindiriye kuzasohoza icyo yari yarakoze uramuhanuzi hari abantu bataduteganyije ariyo mpamvu we yaratanze arahaha arapfa aragenda n'ababiriye barapfa baragenda n'uwabibwiye arapfa ajya mu ijuru ntiyaboneka none abishyuza bameze nabi nibwo Imana yavuze ati icyo yakoze iki ndagarura abana be twe rero iyo tugiye mu kwishyuzwa tubura imirimo itwishyuriza kuko ntacyo ba data bakoze aho harasobanutse rero mushumba none wigeze kuvuga ku muntu bajya bita Ezira niki cyatumye Ezira abwira Imana ati tuyobora inzira dukwiye gucamo mu gihe yari ahagurutse hakurya mu gihugu cy'abanyamahanga abihenuyeho ati twebwe ntidukeneye amaboko y'abanyamahanga ahubwo Imana none kuki ari kuyoboza inzira kandi yaranze yuko bamurwanirira amakuru yamenye ageze mu nzira nguha amakuru icyambere ntabwo bari kwambuka hava ingabo ziveho zijya mu gihugu cya Isirayeli we rero kuva aho yaraje ushani kugera ahava yinjira muri Isirayeli nta bambuzi bari barimo
ahubwo abambuzi bari bategeye mu gihugu cy'amasezerano. ntabwo ndi kubyumva neza, n'udukurikiye sinzi niba ari kubyumva. bisobanure buriya bikamuha amakuru. Yego, bikanywa amazi. Reka nkubwire, Ezira yashaka gusubira, ntabwo ndi bujye mu kuntu bagiye bahunguka, yashaka gusubira mu gihugu ariko atwaye ko abantu ba mbere bahungutse ntabwo batwaye ibintu by'izahabu, ntibatwaye ibintu bimwe Nebukadineza yari yarahishe, yego, byari byaragumye aho ngaho. Abantu barahungutse barubaka bubaka urusengero, ariko hari hakenewe bya bindi byanyazwe ko bisubira mu Isiraheli. yego, aravuga ati rero ubundi abatunyaze kari ubundi bagiye kuduherekeza, ubundi babitwamburiye mu nzira twakora iki? Erega burya yagukanze ntibintura. ni ukuvuga ngo ababanyaze bakabajyana hakurya mu gihugu cy'Ishushani, bifuzaga kubaherekeza, noneho bagira ubwoba bati ko abantu batwambuye, ahari nibaduherekeza badusubije mu gihugu ubusambo bukongera bukabafata, ababoneraho kubanira ariko babahereza. Umurokoro ukishijwe n'imari iri ku isoko ihenze, umunyamasezerano ni imari igurishwa mu buryo utamenya. Ni ukuvuga ngo ikibazo si ukuvayo konyine gusa, ahubwo icyari gikomeye ni ibyo bari baje bikoreye. abantu barakumvise umurozi akoroga kukaza amateka y'ibyo ufite. Atabyaye abahungu 7. yego, Biravuze ngo wabyaye abasore ngo ntagira ubwoba, ngo abafite amaboko, ngo niyo ahagaze ku irembo bose baraceceka, afite abamurwanirira. So uvuga ngo rero bo bari bafite ibiremereye, batwaye izahabu, batwaye ifeza, batwaye ibintu byose, baravuga bati ariko ni gute abatujyanyeho iminyago bakanadutwarira ibintu bagiye kuduherekeza dutwaye ibyacu? Ati hari Imana izaturinda. ariko ni iki gituma rero ayoboza inzira sasa? Ageze aho ngaho kageza hava, ngo yitegereje asanga mu bikorezi yazanye nk'abaprofesiyoneri barimo. Icya kabiri ngo aza kumenya amakuru. Hari ikiganiro njya nkunda kuri radiyo imwe ivuga ngo kinyenze inama ki? Ikintu cya mbere ni amakuru. Ikintu cya mbere ni iki? Ni amakuru. Ageze ukageza hava ngo amenya yuko kuva ku kageza hava ugiye Yerusalemu ariho hategereje abanyazi n'abambuzi. Yego, ntangiye kubyumva. Kuva aho bakuye ibyanyazwe kugera ukageza hava nta mubisha uhari. Yego, ahubwo kuva ukageza hava ugiye Yerusalemu harimo abanyazi n'iki n'abambuzi. Kandi abanyazi n'abambuzi ni abahe mushumba? Nkurikira ubyumve neza cyane. Pastor Emmanuel neza we n'abacu barokore. Nyumva neza. Yego. Urumva kuva kukageza hava kugenda ukagera Yerusalemu niho haje kwinjira nk'abanyazi n'iki n'abambuzi. Noneho si abanyazi b'abakarudaya, si abanyazi b'Ishushani, ahubwo ni abanyazi bene wabo. Aho hantu rero uze kuhasobanura neza. Ni gute abaturwanya noneho bavuye muri bene wacu kandi bakabaye baturwanirira kugira ngo twambukane? Kuba dukurikiye kumwe bwa Remit, mukomeza mukora subscribe, urabizi ko tumba kubabwira bakabyumva, badukunda, badukurikira, kandi hitwabuza n'atwanga n'uburenganzira bwabo. Ayo nkubwire ngo umuntu mwene wanyu ni ugushyira hasi neza bimworohera. Mwene wanyu ni ugushyira hasi neza mu buryo bumworohera. Kuva kukagezi rero ka ahava kugenda ukagera i Yerusalemu niho hari abanyazi n'abambuzi. Babategera mu nzira. Bateze iki? Yego. Kwica abana b'abahungu barimo, kubanyaga n'ibintu byabo. Kuko abana ni isezerano rihoraho. Yego. Izabyara bakabyara agakomeza. Ariko niwica umuntu mukuru, nabundi wisha umuntu mukuru yarasize abana burya baranamushyingura bakamuririra. Ariko iyo wisha abana umusaza agapfa ubwe yicwa na toroma.
niyo mpamvu abarozi baturoga ngo ntitubyare cyane bakica abana ariko kugeza umukuru niba kwica uri mukuru abana baragira gute abana baragushyingura kandi izina ryawe ntirizazima ahubwo reka bica abana bica ubutunzi bwawe kuko uzipfusha ubwawe kubera ki agahinda udafite umwana urabona ko no muri jenoside wabonye ko hari igihe barekaga abakecuru n'abasaza ahubwo bagashaka abana bato n'abasore ntambara zirwanwa hanze bashaka abana bato n'abasore n'abagore cyane kubera bati aba bazabyara bazururuka urumva rero icyo shaka ni ukunyaga rero karande mu bitwicira abana kuko hazaza hacu nabo tubyaye kandi abo tubyaye bazatungwa n'ibyo turimo dukora icyambere dutakaza imirimo tugatakaza ubuzima tugatakaza abacu twebwe abantu bakuze byonyine niba utanarwa ukiri cyambere isukari itizamuka umutima ukazamuka kubera iki uri wenyine uri mu gahinda kuko satani yaragukokoye karande rirakoko so amenya rero ko mu nzira iva ahafi ya Yerusalemu hari abanyazi n'abambuzi ngo nuko yiriza ubusa yinginga Imana ngo ibayobora inzira bakwiye gucamo bo ubwabo n'abana babo n'ibintu byabo salami wavura none ngiye nabyumva neza hari akandi ko muri bene wacu ariho hari abaturwanya genzi gisebe kuri kiwanyu ngewe oya ntabwo kizi cyangwa urakizi ntabwo nkizi none aho tuye ndahatuye ntabwo hatuye nzi ibyo ukunda n'udakunda oya ntabwo bizi ariko bene wacu baransuye oya baranakuza ariko barananze bazi ni wanyu bazi n'igihe yenda ibintu byose bazi nuko wanavutse buri banazi na x na y kuko ubu kuroga arabanza akamenya ubundi bantu bagira byitondera ukiretse uburozi bw'ubutamikano ibindi byo bagutamika ukarya ibindi byose y'amahuhirano byo gutega mu nzira byo kohereza amahembe byanga byakunda burya bifashisha umuntu kuza ihembe rikurikira izina rigakurikira igisekuru kandi ubu no bikoze akafitanye link nawe rero hari nk'abanyazi n'abambuzi nkundira mubwira abanyazi n'abambuzi hari ukunyaga atwara uyu munsi abantu bahuye n'abambuzi umwambuzi ntakubuza kwiga akubuza kubona akazi umwambuzi ntakubuza kubyara ariko ubyara ibirara umwambuzi ntakubuza gucuruza ahubwo araguhombya kugira ngo turware imitima rero ngo ayoboza ndashimira Imana ko turi mu cyumweru ngo Imana ikuyoboye inzira wowe ubwawe n'abana bawe n'ibyawe pastor arakana numvise niyo mpamvu tumanuka tujya tugahura n'abambuzi bakadusiga haburaho gato ubundi twaburagaho gato kubera bene wacu twaburagaho gato kubera abatu umurebe hari icyo yakoze ntacyo hari icyo umutambyi yakoze ntacyo hari icyo umuririmbyi yakoze ntacyo uwo muri kora icyo yakoze ntacyo ariko umusamariya wo ku ruhande unanenwa utemera afata umuyuda bene bo bamutaye napfe tugabane napfe tubivemo napfe tugende reka dukore ibintu tumugambane reka dukore barabizi bazi none ndasobanukiwe niyo mpamvu hakurya kuva hakurya kugera kukageza hava ntawamurwanyije ntawabarwanya rwose ariko kuko nyine hari abandi hakurya ntazatera imbere ntazabyara ntabyazarumaze ntitubikeneye ntawe uzamukira mwene kanaka wo kwa runaka yadukira ntitwanamushobora reka tumuzimye ngo ategeka kwiriza ubusa kugira ngo inzira banza unyumve ayoboza inzira we ubwe ubwabo abantu bakuru abana babo n'ibintu byabo babonye uko babyambukana bigire i Yerusalemu ngo ashaka bikoreza ngo kandi ku munsi bahageze mu munsi wa gatatu bagiraho nta kintu kibuze nta n'umuntu ubuze niyo mpamvu umwambuzi akubuza gushaka se urashaka akagusenyera urugo umwambuzi ntiyakubuza afata ideni muri banki ahubwo azahombya ibyo ugiye gukora kugira ngo utereze cyamunara nubwo kwishyura utakaza inzu utakaza akazi usebe abana buri icyo barya bisanga ku muhanda ubona dufite amaporesha menshi n'amasukari menshi
utibwira ngo hari ibibazo byamaze kurenga abantu, kuko ari umurage w'ifatika ntawo ba data baduhaye, ari umurage wo mu mwuka ntawo baduhaye. Noneho niba ifatika bidahari n'ibyo mu mwuka ntabyo badusigiye, umuntu asa nk'uwirwanaho, tumeze nk'imfubyi. Mva kubwire turi imfubyi zabyo, ababyeyi barahari ariko ari mu buryo bw'Imana, ntibaturinkinga n'Imana, kuko Imana yabo ntayihure n'Imana dukorera, ahubwo baduhuje na za nyabingi n'abapfumu n'abaragura, baduca indasago, baradutongera batuvugaho amagambo, tujya kwiga badutongera ngo dore uko agenda nkuguragiye umaze minerva z'abandi, dore uko ugenda yokurura ikirizo. Hari amagambo tugenda bimvumu myinshi cyane, ntabwo bice batimva mwana wanjye nta mbabazi, jya wumvira Imana ya so. Iyo nakoraga ngaho nta mbabazi data bivuze, n'abagore yari afite n'ibyo yakoraga nzi byose sinayikorera. Noneho kugira ngo dukore imitation niko nabyita cyangwa transfert iyo kuva ku bigirwamana by'ababyeyi bacu twinjira mu masezerano y'Imana, niyo mpamvu harimo procedure igora abantu bakanacika intege ntibagere ku ntsinzi. Ariko solema, haleluya haleluya, totelebo sando mandi ya mora. amen. Banzu nyumvire tuyite imitation ni kuba tuva mu mana zabo tujya mu mana yacu. Ariyo mpamvu Manuel wowe twicara ngaha no gushiftinga, we Manuel twicaranya, nta nari ngibana ngo mwana wanjye Manuel ndi Imana yasomvuye kuri, wararimbwiye ndararivuze niba ndihimbye. Yewe maze imyaka 36 n'irindwi mu gakizanga, n'irindwi n'itandatu hafi n'irindwi, sindumva Imana imbwira ngo ndumva nta mbabazi, ndi Imana yaso nta mbabazi. Ntabwo bishoboka. Vango mu mirage twahawe ntabwo harimo kw'Imana yirahira ba data, ntacyo bakoze. Gushiftinga, kumuvinga from mu muvumo tujya mu buzima biratugora, ariyo mpamvu turiho imibabaro yo mu buzima idutesha umutwe. Ariko Imana ishimwe za wonderful men cry de lewa sike mo fire. Haleluya haleluya, amen. Ariko nkubwire yaramubwiye ngo mva ingwamwe ngo yewe ibwira ijambo rimwe ngo Isaka ndi Imana ya so Abraham, yigeze ivuga tera, kubera kitavuze tera nuko yari mu bigirwamana, yacuruzaga ibiki ibigirwamana. None se kugitavuze, ariko igeze kuri Isaka iramubwira ngo ndi Imana ya so nde Abraham. Irangije ikata igisekuru cyatera, kuko tera acuruza ibigirwamana. Niyo mpamvu Imana itavuga ngo ndi Imana ya so. Mu bantu basenga uzamdo ndagusabye ndi Imana yawe gusa. Oya nicaye na hano uzagera mu bana b'abapasiteri cy'abakozi b'Imana, nta muntu Imana ibwira ngo ndi Imana ya so, kuko ari umuntu adakorera Imana muri Imana bashima. Still usaba ngo ndi Imana yawe, ndi Imana yawe, nuko hari ibintu baduha ibiryo n'ibishyimbo nabyo hari abatana biduha, habyo data yampaye, hari abatana biduha agasiga kubyaye akagutaho gusa ukaba uri ku ruhande, ku buryo Imana idashobora kuvuga. Iramubwira ngo ndi Uwiteka Imana ya so nde Abraham, kitashyize moteri. Yakobo abonetse ngo ndi Imana ya so Isaka ya sokuru nde Abraham, nzaguha igihugu narariye. Urumva deje igindi kupa aho ngaho. Rero buri gihe ko ntacyo badusigiye, nta nicyo banaduha. Niyo mpamvu gushiftinga tuva muri ibyo bintu bakoraga twinjira mu kubaha Imana, byanga byakunda ni kakageze ahava dukwiye kuyoboza Imana inzira dukwiye gucamo twebwe abacu n'ibintu byacu, kubera ibintu byacu bizatunga abana bacu. Imana iguhe umugisha. Ndawakiriye. Reka ikibazo cya nyuma ukiduciremo, ni ikibazo ni kirekire ariko uze kugikorera samari niba numvise neza. Yego. Kuri ibi byose twavuze, ku bijyanye n'abana, ku bijyanye n'ababyeyi, yaba ariyo mpamvu Herode afata abana b'abahungu bose bakivuka kugira ngo abice abahoye, cyangwa se Farawo nawe afata abana bose b'abahungu akabatikiza, kuko icya mbere ni iyerekwa riri kuvuka, ni umurage uri kuvuka, ni isezerano rizakura rigakomera rikagira amaboko, ndetse n'ikindi ni n'imbaraga z'igihugu cy'Abisiraheli. Noneho nkabijyanirana n'abana batikirira mu kuvuka, abana bakiri batoya ugasanga umwana ntabwo amaze imyaka yenda nka 50 nk'igice cy'ikinyazana, ahubwo arakenyutse ari umusore, akenyutse
yarageze igihe haryoshye, umwana aryoshye. Hari umwana iyo atangiye guseka, utangiye kumutuma akazana akantu, pastor ndabizi ko aba aryoshye. Ibi byose impinja zipfa umusubirizo, ntiyaba ariyo mpamvu imivumo na karande ababyeyi babo baba bataramenye ngo bayibakureho? Urakoze cyane, ndagusubiza mu ijambo, mu magambo 3 yonyine gusa. Yego. Icyambere, kuki Herode yahize abana b'impinja? Yego. Kuki Farawo yavuze ngo batangiye kugwira, kuko himye umwami utazi Yosefu. None reka twice abana b'abahungu kandi tubatangire, kandi ntimukabice bageze mu micire mu matako ya nyina. Yego. Kabiri, umugabo wa Benihadadi yahuye n'umuhanuzi umwe, amubwira ati ariko ndakubona, amubonye amurango ipfunwe mu maso riraza, ateze kugize ipfunwe, ati mbonye ibintu uzakorera Abisirayeli, uzafata abana b'impinja ubahondere mu isekuru. Ayiwe. Ati ibyo ntabwo nabikora, sindi umwami. Ngagiye yica umwami, arangije ariyimika, ibyo yaje kubikora. Icyambere, inyenyeri y'umubyeyi. Yego. Inyenyeri y'urugo. Yego. Ni abana. Come on. Impundu bavuza umuntu yashyingiwe zitandukana n'impundu bavuza umuntu yabyaye. Noneho impundu zivuzwa uwabyaye ashyingiwe uwo yabyaye ntiziba zingana n'izo bavugirije urimo bagushyingira icyo gihe. Urumva umugisha w'umubyeyi ni impundu, ariko iyo abyaye baravuga ngo yaguye umuryango. Yego. Yaguye iki? Isi. Kuko umuryango utabyara urazima. Kororokana umugambi w'Imana. Rero Satani impamvu karande n'imivumo nuko icyambere shaka ko dukenyuka. Iyo abana bapfuye umuryango ubuzimye. Yego. Iyo abana bishwe n'urumogi bajya muri gereza, nta rugo uzababonamo. Yego. Iyo abana bigurishije bakabindaya no gusambana, bakora ibyaha bikomeye cyane, tuzigera uvugirizwa impundu. Yego. Ahubwo uzavugirizwa induru. Uri murabyumva? Nuko imbaraga z'abakuzi ni abana babyaye. Yego. Imbaraga zabo twabyaye nabo bazabyara. Noneho tukabaho uruhererekane ku buryo umuryango ushobora kumara ibinyejana ubaho, ariko hakabaho n'imiryango itagirenza ibinyejana 3 cyane ukarangira neza. So rero imivumo na karande byica generasiyo kuri generasiyo kuri generasiyo kuri generasiyo. Niyo mpamvu kuko bati Yesu napfa umugambi urarangiye, abana b'abahungu nibapfa umugambi urarangiye, abana ba Izira nibatumwe, abana bacu batabona inzira birarangiye. Nakubwiye ngo buri gihe no mu ntambara hakunda gupfa abantu bakiri bato kuko ariyo maboko. Tugira nasiruga mu Rwanda, u Rwanda ruza n'amaboko y'abana barwo. Urubyiruko nizo mbaraga z'iki z'igihugu zubaka. Mvanga urubyiruko umva urumwesheje ibiyobyabwenge rugahinduka indaya, rugahinduka abasinzi, rugahinduka amabandi, harya imbwira ngo uzafite ikihe gihugu? Nuvara ngo buriya karande n'imivumo bitwicira hazaza, kandi hazaza hawe ni umwana wawe, ahazaza hanjye nuwo nabyaye. Kuko twe dukuza hazaza hacu n'ahabo twabyaye. None bazo wabyaye arakunaniye, nta heza azakuzanira. None apfiriye mu mpanuka, ishwa n'iyobyabwenge, apfuye akenyutse. Izi mpfu turi kumva z'abana bato ni ukugira ngo Satani azimye inyenyeri z'abantu, ariko Imana ishimwe kugira ngo kantu nizere ko kumvise neza mu buryo nkakubwiyemo. Icyo rero niyo mpamvu ni ukuzimya inyenyeri z'abantu, kuko iyo ikindi cya kabiri uko kuntu babuza Satani atera ko abantu babingumba ntibabyare. Bagira no gukora bikabananira, kuko niba utabyaye ubwo nyine warangiye, wahanaguritse. Yego. Dukwiye gusengera abantu badafite urubyaro bakarubona. Ikindi ni inyenyeri bizimye. Yego. Abandi bantu bagapfira kwa muganga, izi mpfu z'impinja z'abantu bato cyane, ni umugambi wa Satani ukora n'imiryango, ukorera abadayimoni mu kugira ngo bace umuryango w'abantu kandi umuryango uzima. Ariko Ezira uzi ubwenge ayoboza Imana inzira y'ubwabo, abana babo. Yego. Yego. Hari abo buzana umwana abona n'ibintu. Rero Imana iguhe umugisha, ndumva ariko nasubiza. Imana ibaha umugisha kandi bishimire mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga.
yenda icyo nagombye gusorezaho no kukubaza ngo niki kizakorwa kugira ngo abantu bamurikirwe n'umucyo w'Imana kugira ngo babashe kwatsa inyenyeri yabo batse n'inyenyeri y'abana. Ariko nabasaba yuko basubira mu biganiro by'amezi 3 tuvuga ibyo ikijyanye no kwatsa inyenyeri, cyangwa se mu kimwe ukozongera ukadutegura ikiganiro kijyanye no kwatsa inyenyeri cyonyine, kuko ni ikiganiro kinini cyane iyo uvuga inyenyeri ngira gutya. Icyambere nuko bagomba kumenya ko bari ikibazo. Tuvuze niba bibonye ari ikibazo. Kabiri yegera umushumba mugira inama. Gatatu icyo asabwa ni wumva ari igitambo uzagikora. Ni wumva ari ukumwegera uzamwegera. Ko nakubwiye ko mbere uwitwa Dawidi yavuze ikintu gikomeye. Nabwo ngo ntiyamweretse urutoki, ntiyamweretse imirima, ntiyamweretse abamwambuye, ntiyamweretse afite amadeni, ntiyamweretse. Yaramubwiye ngo Imana nakoreraga ariyo uzakorera. Kabiri iby'inzu y'Imana nabyiteguriye. Twabonye ko kwishyura ideni ry'uriya mupfakazi byavuye ko umugabo yakoreraga Imana. Umugisha mwiza wo gusigira abacu nuko tugira dukora mu nzu y'Imana. Imana igushatse bikomerezaho. Mubaye mwumvise kino kiganiro ukabugeze ku musozo ukabugeze kuri segonda, andika nimero 0788854028 niba uri hanze akabimenyetso ko guteranya 25 0788554028. Ndabashimiye cyane, Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire. Twatangije n'isengesho, reka dusabe umushumba yongere adutambire mu isengesho dusoza ikiganiro. Murakoze. Urakoze Mana yacu, turagushimye ko ubanye na buri muntu wese, umuha ubwenge amenye icyo arwana nacyo, amenye iyo barwana, ararwana n'iki, ahanganye n'iki, agowe n'iki. Ibyo byose mwana numara kubikora utanga umugisha kuri buri muntu wese mu kino kiganiro, umugisha abantu bose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ubumwe bw'Abera Ministries. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo ugende uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka arankubise bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka.